Amatungo ni ikintu kitavuga. Umuhiro Dire ni umuganga w'amatungo. Uyu agaragaza ko nubwo abantu benshi batabisobanukiwe ariko ngo amatungo hari uburenganzira akwiye bugomba kubahirizwa. Amatungo ni ikintu kitavuga ariko gifite uburenganzira bwo kubona ibyo kurya, ibyo kunywa ku gihe. Bamwe mu baturage bagaragaza ko muri iki gihe bigoye kubahiriza uburenganzira bw'amatungo ku mpamvu basobanura. Muri iki gihe nta bwisanzure zifite kubera ko aho zakisanzuriye harahinzwe ahandi haterwa amashyamba, ubwo rero tumaze guma mu biraro nta bwisanzure tubona zigifite kabisa. Ubu aho tugeze cyangwa igihe tugezemo nta burenganzira zigifite cyangwa se ubwisanzure muri rusange, kubera ko haziye politiki yo kororera mu biraro. Ubona ko ubwisanzure ni bukeya, niba inka mbere yararishaga nka metero nka 300, ubu ngubu cyangwa se umusozi wose ubu ngubu ikaba yahirwa agafuka kamwe, ikaba ariko tuyishyira mu rugo ntago irya ngo ihage. Wanshira Benson Kariyuke, umuyobozi mu muryango nyafurika wita ku mibereho y'inyamaswa, agaragaza ko uburenganzira n'imibereho myiza y'amatungo muri iki gihe bibangamiwe n'iterambere ry'ikoranabuhanga rikoreshwa mu bworozi hagamijwe kongera umusaruro. Ikibazo kibangamiye amatungo muri iki gihe ni iterambere ry'ikoranabuhanga mu kongera umusaruro w'ubworozi, kubera ko uko turushaho guteza imbere iryo koranabuhanga ni nako usanga habayeho guhutaza uburenganzira n'ubwisanzure bw'amatungo. Kandi ngira ngo n'ubwo buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu bworozi hari ubwo binagira ingaruka ku buzima bwacu bitewe n'uko ayo matungo yakuze mu buryo busa n'ubuhutiweho ubutari karemano. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda isaba aborozi kumenya uburenganzira bw'amatungo no kubwubahiriza. Dr Olivier Kamana ni umunyamabanga uhoraho muri Minagri. Tugomba gukora nubwo twakora factory farming, tugomba kuyikora mu buryo butabangamiye amatungo. Tugomba kuyorora ari menshi, ariko kuyorora ari menshi ntibivuze ko tugomba kuyabuza uburenganzira bwayo bw'ibanze. Uburenganzira bwayo bw'ibanze ni ukuvuga ko amatungo agomba kugira aho ahumekera hahagije, agomba kugira uko abona ya expressinga imiterere yayo, akabona uko agenda hatoya, niyo haba hatoya ariko akagira uburenganzira bwo guhabwa free space, ndetse agahabwa ibiyatunga, agahabwa ndetse n'ubuvuzi. Ibikomoka ku matungo bitanga intungamubiri nyinshi kandi zikenewe. Ntabwo rero twagabanya ibikomoka ku matungo kuko birwanya imirire mibi kandi bikabamo vitamini nyinshi. Tugomba rero gukora ku buryo ubwo bwiyongere bwabyo bikorwa amatungo atabangamiwe. Kuri ubu i Kigali hateraniye inama y'iminsi 3 yo ku rwego rwa Afurika yiga ku buryo ikiremwa muntu cyabanira neza amatungo n'inyamaswa. Daniel Hakizimana, Flash TV.